Rwanda Special Forces ifite ubuhanga buhanitse budasanzwe burenze kuri imyitozo isanzwe y'ingabo. Ni abasirikare bigishwa gukora ibintu bikomeye mu buryo bw'igitangaza. Aba bahabwa imyitozo y'abasirikare badasanzwe guturuka mu ngabo z'u Rwanda, RDF Special Forces. Ntabwo ari imyitozo isanzwe yo kubaka umubiri cyangwa se kwiga kurasa gusa, ahubwo ni uburyo bukomeye kandi bugaragara nko kurema imashini y'intambara yuzuye. Aba basirikare batandukanywa n'abandi n'imyitozo ikomeye cyane ikora ku ntekerezo, umubiri n'ubushobozi bwo guhangana n'ibihe birenze bya muntu. Bahabwa imyitozo ishoboka n'idashoboka, aho banyuzwa mu bihe by'inzara, inyota n'izuba ryinshi. Bakiga kubaho bikomeye cyane mu miterere yose y'isi, haba mu mashyamba y'inzitane cyangwa se mu bukonje bukomeye cyane. Iyi myitozo ikaze ituma badatezuka na rimwe ku nshingano, kabone n'ubwo baba bari hagati y'urupfu n'ubuzima, bityo bakitwara nk'ingabo zakozwe mu buryo budasanzwe zidasaba kuruhuka. Ese kuki buri mwanzi ugerageje kurenga umurongo utukura agashyira ikirenge cye ku butaka bw'u Rwanda atahava amahoro? Munyemerero uyu munsi tugaruka ku buhanga n'ubudahangarwa 10 budasanzwe bwa Special Forces ya RDF ikoresha mu kurinda ubusugire bw'u Rwanda. Ni ingabo zigerwa n'amatsinda y'abantu bake cyane badasinzira, adahubuka aba yiteguye gukumira umwanzi aho yaturuka hose mu mfuruka z'igihugu. Bahabwa imyitozo igaragara nk'iteye ubwoba, benshi bavuga ko ari y'urupfu, ishobora guhindura umusirikare umwe imbaraga z'ingabo 100. Nyuma y'izi nyandiko urasoza wasobanukiwe neza uburyo izi ngabo zihariye za RDF zirinda igihugu cy'u Rwanda. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Imfura Chris. Stay tuned. Uburyo bwa mbere budasanzwe Special Forces ya RDF ikoresha ni ugusanga ahaduye mu birindiro bye, reactive defense. Ubu ni ubwenge bukomeye kandi buri mu bwa mbere mu gisirikare cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mutwe w'ingabo zidasanzwe RDF Special Forces. Aho gutegereza ko umwanzi ategura igitero simusiga cyo gutera u Rwanda ku mupaka, izi ngabo zidasanzwe zatoranyijwe mu bandi zigahabwa imyitozo n'ubuhanga buhanitse. Zifite ubushobozi bwo gutahura umugambi mu bisha umwanzi akiri kuwutegura, zikawuburizamo mu kanya gato cyane. Iyo amakuru y'ubutasi n'ubushakashatsi byemeje umugambi w'umwanzi, ingabo zidasanzwe zihita zikumira byihuse, zigasanga aho umwanzi ari mu birindiro bye, maze urugamba rukabera kure cyane y'ubutaka bw'u Rwanda. Ibi bijyanye na zimwe mu mvugo bateruye mu nteruro izwi cyane ya Perezida w'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo General Mubaraka Muganga. Bakunze kugaruka ku miterere y'igihugu bagira bati, igihugu cyacu ni gito cyane mu buso, umuriro ntiwadusanga hano, ahubwo ni ukuwusanga aho uri guturuka tukawuzimirizayo. Muri uru rwego, kugira ngo umutekano w'imbere mu gihugu n'abaturage bacyo ubusesuye, u Rwanda rwubatse amayeri akomeye y'ubwirinzi azwi nka buffer zone cyangwa akarere k'ubwirinzi hanze y'imipaka yarwo. Iyi buffer zone ntabwo ari y'ubutaka u Rwanda rufite ku bindi bihugu, oya, ahubwo ni uburyo bw'ubutumwa bw'umutekano n'ubufatanye, aho ingabo z'u Rwanda ziba ziri maso mu bice byegereye imipaka cyangwa se mu bindi bihugu by'ibituranyi, binyuze mu masezerano y'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ibi bituma umwanzi asangwa hari kure bakamuca intege, bityo imipaka y'u Rwanda ikagumye kuba iy'amahoro n'umutekano usesuye. Ibi birinda ko ibikorwa remezo n'ubuzima bw'abanyarwanda bihungabanywa n'abahaza amagara bibereye mu mashyamba hakurya, kuko ingabo zidasanzwe Special Forces ziba zasohoje inshingano zazo zo gukumira amakuba akiri mu mizi yayo, maze bagakumira ibuye ritakishe suka. Uburyo bwa kabiri budasanzwe n'ubwo kwinjira mu mwanzi hagati mu buryo butagaragara bwa invisibility, stealth operations. Aya ni amayeri cyangwa se uburyo buhanitse kandi butegurwa mu buryo bukomeye cyane. Aho izi ngabo zidasanzwe z'u Rwanda RDF Special Forces zitozwa gukorera mu matsinda make cyane azwi nka small tactical units. Ubwo buhanga bwo kugenda butagaragara no kwinjira mu birindiro by'umwanzi mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane rya stealth operations bukorerwa mu basirikare bake cyane, nk'amatsinda agizwe n'abasirikare bake cyane 600 gusa. Bashobora kwinjira mu gice cy'umwanzi cyangwa bakagaba ibitero bikomeye ndetse n'iperereza ku nkambi z'umwanzi hagati, nta muntu n'umwe ubikubisa amaso cyangwa ubiciye ryera. Ubu buryo butagaragara bwunganirwa cyane n'imyitozo idasanzwe ihabwa izi ngabo zidasanzwe, irimo gukoresha ubumenyi bwo kwihisha mu mashyamba, mu misozi cyangwa se mu mwijima, camouflage and concealment, ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho ry'itumanaho ritumvirizwa n'umwanzi. Izi ngabo zikoresha imiterere y'isi n'ibihe bibi, nk'imvura cyangwa se ijoro ry'icuraburindi, kugira ngo zinjire aho umwanzi atatekerezaga ko umuntu yaca. Ibi bituma izi ngabo zihinduka nk'izitaboneka, ziragenda zikagera mu mutima w'ibirindiro by'umwanzi bitunguranye. Bitewe n'ubu buhanga, umwanzi ashobora kuzinduka cyangwa se gukanguka agasanga ibirindiro bye byafashwe bugwate, matekwa cyangwa basenywe burundu, atazi n'aho amasasa aturutse cyangwa se uburyo abasirikare bamwinjiriye mu birindiro bye. Ibi bituma RDF Special Forces zishobora kurangiza ubutumwa bukomeye nta maraso amenetse, nta byangiritse byinshi cyangwa se gukoresha intwaro ziremereye zikora urusaku rwinshi. Ubu buryo bw'ibitero bitunguranye bituma umwanzi acika intege mu mutwe, psychological welfare, kuko ahorana igihunga, amakenga n'ubwoba bwo gutekereza ko Special Forces z'u Rwanda zishobora kuba ziri hafi ye,
cyangwa zamaze n'ubundi kwinjira mu birindiro bye nta muntu ubiciye iryera. Ndetse ubwenge bwa gatatu bwihariye bukoreshwa n'imyitozo yo mu mutwe, psychological superiority. Intambara zose ntabwo zirwanisha intwaro z'icyuma cyangwa se amasasu gusa, kuko intwaro ikomeye kurusha zose iri mu bwonko, ni ukwemera gushikamye gushingiye ku mutima ukomeye w'umusirikare ku rugamba. Muri uru rwego, umusirikare udasanzwe wa RDF atoza ubwonko bwe n'imyitwarire ye kutagira ubwoba namba, haba mu bihe by'akaga cyangwa se mu bihe by'imvura, ubukonje n'izuba n'inzara ikaze ku rugamba. Aya mayeri ahanitse mu miyoborere n'imyitozo ya gisirikare tuyita mental hardness cyangwa mental thoughtness. Iyi myitozo yo mu mutwe ihindura uburyo umusirikare atekereza, ikamufasha gutsinda ibyiyumvo byose by'ubwoba, kwiheba cyangwa se gushidikanya bishobora gushukwa n'ibihe bikomeye. Izi ngabo zidasanzwe zinyuzwa mu masomo n'imyitozo ikomeye cyane, aho zitozwa kubaho no gukora mu bihe birenze ubushobozi bw'umuntu usanzwe. Zitozwa kwihanganira inzara, inyota, imbeho, umuriro w'amasasu, ndetse n'igitutu cy'amakuru n'ibihe bishobora guhungabanya umutekano wo mu mutwe. Ibi bituma umusirikare agira umutuzo udasanzwe ndetse n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo bikwiriye kandi byihuse, kabone n'ubwo yaba yagoswe n'umwanzi cyangwa se ari mu kaga gakomeye cyane. Iyo urugamba rwatangiye cyangwa se na mbere y'uko rutangira, umwanzi ahura n'umusirikare udasanzwe utajegajega na rimwe, ufite amaso yuzuye icyizere cy'ubushize bw'amanga n'intsinzi. Imiterere y'ingabo z'u Rwanda ituma umwanzi acika intege mu mutwe, psychological defeat, mbere y'uko urugamba rwanyarwo rw'amasasu n'intwaro rutangira. Umwanzi yabonye uburyo umusirikare wa RDF Special Forces ahagaze yemye, adakangwa n'ibikangisho, kandi yiteguye gukora icyo ari cyo cyose ngo arinde igihugu cye, arahungabana, bikamuviramo gutsindwa urugamba rutaratangira. Muri make, iyi psychological superiority ikora nka tekiniki ikomeye yo gusenya intege z'umwanzi. Ibi bituma ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zitaba gusa umutwe w'abasirikare bafite intwaro zigezweho, ahubwo birukuta rukomeye cyane rw'ubwenge n'umutima bitajegajega, bituma u Rwanda rurindwa n'ingabo zatojwe bya nyabyo, bagahabwa imyitozo ibaho n'itabaho, ngo bakunde barinde ubusugire bw'igihugu n'abaturage bacyo. Uburyo bwa kane bukomeye n'ubufatanye n'abaturage, civil military intelligence. Ibi bikaba n'inkingi ya mwamba mu bwirinzi bw'igihugu. Ni uburyo bw'ubufatanye budasanzwe hagati y'ingabo n'abasivili, izwi nka total national defense. Ingabo zidasanzwe z'u Rwanda, RDF Special Forces, ntizitandukanye n'abaturage na rimwe, kuko zizi neza ko umutekano w'igihugu utagerwaho habayeho gukumira abaturage, ahubwo bigerwaho binyuze mu kubagira uruhare rwa mbere. Ubu buryo bukoreshwa bushingiye ku ihame ry'uko buri muturage wese, cyane cyane utuye hafi imipaka y'u Rwanda, aba ari maso n'amatwi yumva cyane igikomye ku mwanzi winjiriye igihugu. Kubera amakuru, bituma hashyirwaho urukuta rukomeye rw'iperereza rya rubanda, people centered intelligence. Ibi bituma nta mwanzi ntasi cyangwa se umuntu uwo ari we wese ufite umugambi mubisha wo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda kamara isaha n'imwe ataramenyekana, kuko ahita afatwa n'inzego z'umutekano, kuko amakuru ahita atangwa mu buryo bwihuse cyane. Aya mayeri ntabwo ashingiye ku iterabwoba cyangwa se agahato, ahubwo ni uburyo bwiza bushingiye ku kinyabupfura cyiza cy'ingabo, urugwiro n'icyizere gikomeye bafitanye n'abaturage. Ibi bijyanye n'inyigisho n'impanuro Perezida wa Repubulika Paul Kagame akunze kubatoza buri munsi kandi mu bihe byose, agira ati: umuheto n'intwaro z'umusirikare bijyaho ngo birinde umuturage n'ibyiza bye, ntabwo bijyaho kugira ngo bibyige ibya rubanda n'umuturage. Ndetse akomeza avuga ko umuturage wese w'u Rwanda ari ingabo y'igihugu, binyuze mu bikorwa by'inzego z'ingabo byo kwiyegereza abaturage, nko kubakira abatishoboye, kubavura n'ibindi bikorwa bya kijyambere bita RDF Citizen Outreach Program. Special Forces n'ingabo muri rusange zihindura umuturage inshuti n'umufatanyabikorwa wa hafi buri munsi. Iyi sano iri hagati y'umusirikare n'umuturage ikomeye gutya, umuturage abona umusirikare nka musaza we cyangwa umwana we, maze akaba uwa mbere mu kurinda igihugu cye. Ibi bikazitira umwanzi uwo ari we wese washakaga gukoresha abaturage mu guhungabanya ubusugire n'umutekano by'abanyarwanda. Uburyo bwa gatanu ni ikinyabupfura kidasanzwe, iron high level discipline. Iri ni ryo banga rya mbere ry'intsinzi. Special Forces ya RDF ntigira guhubuka, buri gikorwa cyose gitegurwa mu munota, mu masegonda, kandi kigashyirwa mu ngiro mu buryo bwapanzwe neza cyane. Ibi bituma u Rwanda rushobora gukemura ibibazo by'umutekano bikomeye rukoresheje ingabo nke ariko zifite umuvuduko n'ubuhanga buhanitse. Mu gisirikare cy'u Rwanda, ikinyabupfura ntabwo ari amategeko n'amahame gusa, ahubwo ni umuco n'uburyo bw'ubuzima, way of life. Izi ngabo zidasanzwe zifite icyo bita ikinyabupfura kidasanzwe, bivuze ko nta guhubuka, kwirara cyangwa se gukora ibintu bihubutse namba birangwa mu bikorwa byazo. Buri gikorwa cyose kuva ku iperereza ryo mu ryateguwe kugeza ku gitero simusiga gitegurwa mu buryo buhanitse mu gihe cy'iminota n'amasegonda make cyane. Ubu buryo bw'ikinyabupfura bugaragarira mu buryo abasirikare bakurikiza amabwiriza bahawe n'abayobozi babo, chain of command, ndetse n'uburyo bubahiriza amategeko agenga intambara, rules of engagement, birinda guhohotera abasivile cyangwa se kwangiza bitari ngombwa ku rugamba.
Iki kinyabupfura kidasanzwe nicyo gituma u Rwanda rushobora gukemura ibibazo by'umutekano bikomeye cyane haba mu gihugu ndetse no mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano hanze y'imipaka yarwo, rukoresheje ingabo nkeya ariko zifite umuvuduko, ubuhanga buhanitse n'ubwenge budasanzwe. Mu gihe igisirikare cy'igihugu cyakoresha abasirikare ibihumbi n'ibihumbi n'intwaro ziremereye ariko kikarwana igihe kirekire, RDF Special Forces yo yohereza imitwe y'abasirikare bake bihuta mu gicuku kandi bagatega umwanzi ambushes cyangwa kumuzenguruka atazi ibibaye, bakamwambura intwaro kandi bakagaruka mu birindiro nta n'umwe ukomerekeje, byose bikaba mu masegonda n'iminota byabazwe neza cyane. Iki kinyabupfura kidasanzwe gituma umusirikare no mu bihe bikomeye by'urugamba akomeza guhagarara yemye, akaguma ku nshingano yo kurinda ubusugire bw'igihugu. Nicyo gituma ingabo zidasanzwe z'u Rwanda iremwa nk'imwe mu ngabo zifite ikinyabupfura n'ubuhanga buhanitse ku mugabane wa Afurika n'izina rikomeye ku isi yose. Uburyo bwa gatandatu bakoresha ikoranabuhanga rigezweho, technological integration. Muri iki gihe tugezemo cy'iterambere, intambara zose ntabwo zirwanisha imbaraga z'umubiri cyangwa se intwaro zisanzwe gusa. Ingabo zidasanzwe z'u Rwanda RDF Special Forces ntabwo zishingikiriza ku mbunda n'amasasu gusa, ahubwo zigira uburyo budasanzwe kandi buhambaye bukoreshwa n'uyu mutwe harimo gukoresha ikoranabuhanga rigezweho, ririmo drones cyangwa indege zitarimo abapilote ndetse n'ibyuma bitahura umwanzi byitwa sensors biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bikorana n'ubwenge buhangano, artificial intelligence AI, n'imiyoboro y'amakuru y'ibanga, bikayungurura amakuru mu masegonda n'iminota ya mbere. Ibi bituma RDF Special Forces zimenya imyirondoro, umubare w'abasirikare, intwaro bafite ndetse n'aho umwanzi aherereye neza na mbere y'uko asatira cyangwa se arenga imipaka y'u Rwanda. Ubu buryo bubaha ishusho yose y'urugamba mu buryo bw'ako kanya, real time battlefield surveillance, haba ku manywa cyangwa se mu mwijima w'ijoro cyane, binyuze mu bikoresho bambara ku maso bya thermal night vision goggles. Ubu buryo buhambaye bwo kureba kure kurusha umwanzi, nibwo buhanga bubona umwanzi ariko akaba atabona aho uri. Uba wamaze gukemura igice kinini cy'urugamba. Iryo koranabuhanga ririnda igihugu gutungurwa, rigaha Special Forces ubushobozi bwo gufata ibyemezo byiza kandi byapanzwe neza, bityo bikagabanya umuvuduko w'umwanzi ari kugenderaho, bitabaye ngombwa ko hatakazwa ubuzima bw'abasirikare benshi ku rugamba. Uburyo bwa karindwi budasanzwe n'umuvuduko udashobora guteganywa, unpredictable speed. Rimwe mu mayeri akomeye RDF Special Forces ni uburyo bashobora kuva mu gace kamwe bakajya mu kandi mu gihe gito cyane, rapid deployment. Ibi bituma umwanzi ahuzagurika, akagira ngo bari muri aka gace kanaka, akaba ari naho abasanga bamutegereje. Ibi bigatuma gutsindwa urugamba bibi bidashoboka kandi bikaba bigoranye cyane. Aya mayeri adasanzwe ashingira ku myitozo ikaze yo gupanga no kwimura ibikoresho n'abasirikare mu kanya gato nk'ako guhombya, ikoresheje uburyo bwo mu kirere, ku butaka, mu mazi, batitaye ku miterere y'isi n'ibihe bitoroshye barimo. Ibi bituma umwanzi akomeza guhuzagurika mu mutwe n'ubwenge bwe bukayoberwa ibibaye, kuko agira ngo ingabo z'u Rwanda ziri mu gace atekereza ko arimo, ahubwo agasanga bamaze kumutegereza kandi bafite intwaro n'imigambi yo kumusenya burundu. Uyu muvuduko uvanze n'ibanga bituma umwanzi ahora inyuma y'igihe, bikamubuza amahirwe n'umwanya wo gutegura umugambi wo kwitaba cyangwa se gusatira imbere ku mirongo y'urugamba. Ubu buryo bwo gutungurana no gukoresha umuvuduko ukaze butuma gutsindwa urugamba ku gihugu cy'u Rwanda bibi bidashoboka, cyangwa bikaba bigoranye cyane ku rwego rwo hejuru ku mwanzi uwo ari we wese wabigerageza. Iyo umuvuduko, ibanga n'ubuhanga byahuye, urugamba rurangira mbere y'uko umwanzi amenya neza niba rwatangiye. Ibi biha u Rwanda amahirwe n'ubushobozi bwo kuzimya no guhagarika intambara bikiri kure cyane, bityo ubusugire bw'igihugu n'umutekano w'abaturage bigasigasirwa ku giciro cyose cyasabwa. Ubuhanga bwa munani bukoreshwa no kurwanira mu matsinda mato kandi make cyane, Asymmetric warfare. Aho gukoresha abakomando b'abasirikare benshi, Special Forces zikoresha amatsinda mato cyane yahawe imyitozo ya mbere mu ya mbere, specialized teams, yihuta bidasanzwe. Iri tsinda rishobora gukora ibintu binini cyane nk'iby'ingabo igihumbi zakora, ariko bo bakabikora ari abantu 10 gusa, bafite ubumenyi buhanitse, intwaro zihariye n'ubwonko bukora neza kandi byihuse cyane. Ibi bituma umwanzi atamenya aho agomba kurasa cyangwa aho agomba kwirinda, kuko Special Force ifite ubuhanga, ubumenyi, ubunararibonye, kuba mu mashyamba mu gihe kirenga umwaka yimenyera ibyo kurya n'ibyo kunywa nta muntu n'umwe umwitayeho. Aya matsinda matarengerwa n'uburyo bwizewe bwo kugenda adasize amakuru, low profile logistics, kandi akagira ubwisanzure buhagije bwo gufata ibyemezo bitunguranye ku rugamba, bitabaye ngombwa ko bategereza uruhushya ruturutse kure. Ibi bituma umwanzi ahuzagurika mu buryo bukomeye cyane, kuko atamenya aho agomba kurasa n'aho agomba kwirinda cyangwa icyerekezo intwaro z'u Rwanda ziturukamo. Iyo umwanzi ahanganye n'ingabo zidakorera mu kivunge cyangwa akavuyo, ahubwo zikora mu mfuruka z'urugamba nk'umuyaga utagaragara, usanga intwaro ze ziremereye n'ingabo ze ntacyo bishobora gukora. Ibi RDF Special Forces ubushobozi bwo gusenya ibirindiro by'umwanzi byose, kumwambura intwaro n'umuvuduko, bigatanga umutekano usesuye ku Rwanda ku buryo bworoshye kandi bwa gihanga. Uburyo bwa 9 buhambaye itsinda ry'ingabo ridasanzwe ry'u Rwanda rikoresha mu kurinda u Rwanda,
ni ukurwanira mu nzego z'ikoranabuhanga rya gisirikare birinda ko binjirirwa bakabiba amakuru y'umutekano ya gisirikare n'ay'igihugu ariyo bita cyber electronic warfare. Mu bihe by'intambara cyangwa ibisanzwe bishobora gutangirira mu miyoboro y'itumanaho. Izi ngabo zidasanzwe zifite ishami ry'inzobere ryazobereye rigatorezwa guhangana n'umwanzi binyuze mu gusenya amatumanaho ye, gufunga no guhagarika ibyakwinjirira amakuru y'ibanga yabo, ndetse bagahagarirwa kwinjirirwa mu nzego zabo z'ikoranabuhanga. Ubu buryo budasanzwe butuma Special Forces ya RDF ishobora gufunga no guhashya amatumanaho y'umwanzi na mbere y'uko urugamba rw'amasasu rutangira. Iyo umwanzi agerageje gupanga igitero, izi nzobere z'u Rwanda zihita zizibira imiyoboro ye, ku buryo abashenerali b'umwanzi bataba bakibasha kuvugana n'abasirikare babo bari ku rugamba. Ibi bituma umwanzi asigara mu mwijima, agahuzagurika kandi ntaba agishoboye kuyobora ibitero bye. Muri uru rwego, ubu buryo bukoresha ikoranabuhanga ry'ubushakashatsi signals intelligence ry'ibanga mu gutahura aho radio n'itumanaho by'umwanzi bituruka. Ibi biha u Rwanda ubushobozi bwo kumva no kubona iby'umwanzi apanga mu ibanga. Iyo umwanzi asanze imiyoboro ye yose y'amakuru n'itumanaho yinjiwemo n'ingabo z'u Rwanda, gufata ibyemezo biramugora, bityo agatsindwa urugamba rutaranatangira. Ubu buryo buhambaye bushimangira ko iri tsinda ridasanzwe rya RDF ritarwanisha gusa intwaro n'imbaraga z'umubiri, ahubwo ko ari igisirikare kigezweho cy'ikinyejana cya 21 kirwanisha ubwenge n'ikoranabuhanga, bituma u Rwanda ruguma ruzitiye mu bice byose bizengurutse igihugu. Uburyo bwa nyuma ni imyitozo ihoraho n'ubushobozi buhambaye bushingiye ku mahame constant readiness and universal military doctrine. Uburyo bwa 10 kandi bwiza bwo gusoza uburyo budasanzwe ni ukugaragaza ko ibi byose twavuze atari amakuru y'ibanga y'igihugu cyangwa se amabanga ya gisirikare classified information, ahubwo n'uburyo rusange bugaragara kandi bw'ihame universal military doctrine bw'izina rikomeye rya RDF Special Forces, hashingiye ku buryo butangaje izi ngabo zitozwa n'uburyo zishyira mu ngiro ibikorwa bidasanzwe zishinzwe buri munsi. Ubu buryo budasanzwe cyangwa amayeri ashingira ku myitozo ihoraho kandi ikaze, bituma umusirikare amara imyaka n'imyaka yitegura urugamba kabone n'ubwo igihugu cyaba kiri mu mahoro asesuye. Izi ngabo zitozwa gukora mu bihe byose, haba mu mazi, mu kirere no mu mashyamba akomeye, ku buryo ubushobozi bwazo buhora bupimye neza high level combat readiness. Ibi bituma u Rwanda rugira umutwe w'ingabo utari uwo gutabara gusa amakuba yabaye, ahubwo urinda igihugu binyuze mu kwerekana ubuhanga n'ubushobozi buhambaye butuma umwanzi ahunga mbere y'uko agira n'igitekerezo cyo gutera igihugu. Kandi muri rusange ibimenyetso by'ubu buhanga bigaragarira mu bikorwa mpuzamahanga, aho RDF Special Forces yoherezwa mu bice birimo ibyebe n'intagondwa nka Mozambique, Cabo Delgado muri Central Africa ndetse ni Darfur muri Sudan. Mu bice nk'ibi ingabo zidasanzwe z'u Rwanda zarahageze zihindura ishusho y'urugamba, maze zigatahana intsinzi n'ishema aho rugeze hose mu butumwa bw'amahoro n'ubufatanye mu bindi bihugu bitandukanye, binyuze mu kinyabupfura n'ubwenge, ikoranabuhanga, ubumuntu n'ubwenge buhanitse twabonye mu ngingo zose. RDF Special Forces yubatse izina rikomeye nk'urukuta rutajegajega ruzitiye u Rwanda n'isi. Ibi bikorwa byose bikorwa mu buryo bwa kinyamwuga kandi bwapanzwe neza cyane, biza bishimangira ko umutekano w'igihugu uhagaze neza cyane kubera abasirikare b'intaryama bafite umutima n'ubwenge burinda ubusugire bw'u Rwanda buri segonda. Ese umaze kumva ubuhanga 10 budasanzwe bw'ingabo nke kandi zaturanyijwe neza zigahabwa imyitozo idasanzwe kugira ngo barinde igihugu cy'u Rwanda n'ahandi hatandukanye ku isi? Utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri comment. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba wakunze ibyo dukora kandi like, kandi ntibibagirwe gukora subscribe. Naho ngiye wumvaga nitwa Imfura Chris. Murakoze, naho butaha.